in my legs, and I'm just using it. All I gotta do is put my card in, and that's it, and put the PIN number. Njye nk'umwana w'umukobwa mfata igitsina cyanjye nk'imashini itanga amafaranga. Iyi bita ATM. Icyo nkora ni ugushyiramo ikarita n'umubare w'ibanga ubundi nkabona amafaranga. Imikurire yanjye yaranzwe no kuba mu muryango wuzuyemo amakimbirane hagati y'ababyeyi banjye. Ndibuka neza ko najyanaga na papa agiye guca inyuma mama, agiye gusambanya abandi bagore. I remember going to school and going to my teachers and telling them. Uyu ni umwe mu mihanda izwi cyane muri aka gace. Mwitegereje neza murabona ko hari urujya n'uruza rw'imodoka nyinshi zikata mu makorosi zigenda buhoro ndetse zihagarara. Mu gihe utazi neza ibibera kuri uyu muhanda muremure uzwi cyane muri aka gace, ufite uburebure bungana na kilometero 6, twakwita nka koridoro, wakwibwira ko hafi aha ari muri quartier ya business cyangwa y'ubucuruzi, aho abantu benshi baza guhaha ibicuruzwa. Ukuri nuko aba bantu batwaye imodoka zigenda zikatakata mu nguni ndetse zinahagarara ikitaraganya ari abo bita ba Jones, abagabo bagura indaya. Bariho baritegereza abakobwa bahagaze mu mihanda bategereje ubabaza izina, noneho bagakomezanya bakajya gukora ibikorwa byishimisha mubiri. Mu yandi magambo bariho baragura abakobwa. Aba bakobwa nabo bariho barakora akazi k'uburaya. The Jones ni izina ry'akabyiniriro rihabwa abagabo bagura indaya. Hookers ni abakobwa bicuruza. Iki gikorwa cy'uburaya ntabwo cyemewe mu bihugu byinshi byo ku isi. Ibihugu 116 byo ku isi ntibyemera uyu mwuga w'uburaya, ndetse ubifatiwemo arabihanirwa. Bivuze ko ibihugu bigera kuri 77 ku isi byemeje uyu mwuga w'uburaya nk'akazi nk'akandi kose. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri uyu mwuga w'uburaya, by'umwihariko tugiye kwibanda mu bihugu byakataje mu iterambere, aho usanga byoroshye kuba umunyagihugu yabona ibintu nkenerwa mu buryo bworoshye. Turabagezaho impamvu nyamukuru itera aba bakobwa basa nk'abafite ibintu nkenerwa bya buri munsi bishora muri uyu mwuga ubonwa na benshi nk'ugayitse. Mu ruhererekane rw'ibiganiro ku mwuga w'uburaya tuzagaruka ku byo ababyeyi ndetse n'abandi bantu barera abana bakiri bato bakora mu kurinda aba bana kwishora muri ibi bikorwa. Iki kiganiro ni igice cya mbere cy'ibiganiro byinshi bizakurikirana kuri iki kibazo. Tuzakomeza tubagezaho impamvu ibintu nk'ibi bibaho, ababigiramo uruhare ndetse n'uburyo byarwanwa. Mu gukomeza gukurikirana ibiganiro bindi bizakurikira iki, turabasaba gukora subscribe ndetse mukanakanda ku nzogera kugira ngo mubashe kujya mubona ibiganiro byacu ku gihe. Muri studio za General Knowledge Infotainment muri kumwe nanjye Joachim. Naho mukanya. Umwuga w'uburaya cyangwa prostitution mu rurimi rw'icyongereza usobanurwa nk'umwuga cyangwa ibikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ibindi bikorwa byishimisha mubiri hagenderewe kubona amafaranga. Umwe mu bakora imibonano mpuzabitsina ayikora agendereye kwishyurwa amafaranga. Amateka atugaragariza ko umwuga w'uburaya ari wo mwuga ukuze kurusha indi yose. Abanditsi b'amateka bagaragaza ko uyu mwuga w'uburaya watangiye mu myaka y'ibihumbi 2400 mbere y'ivuka rya Yesu. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru kibanda ku mateka World History, ijambo uburaya mu gihe cyo hambere ryavugaga igice cy'abakobwa n'abagabo bakoraga ibikorwa by'imibonano mpuzabitsina binyuranye n'amategeko y'icyo gihe. Amategeko yavugaga ko kizira kandi kikaziririza gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore w'undi mugabo cyangwa umugabo w'undi mugore.
cyaraziraga cyane kugirana imibonano mpuzabitsina n'umukobwa ukiri kwase utegereje kuzarongorwa. Abarengaga kuri aya mategeko babaga bakoze uburaya. Prostitute bituruka ku ijambo ry'ikilatini prostituere, bisobanuye to expose publicly, gushyira ku karubanda. Ubwo iri jambo ryakoreshwaga mu bihe byo hambere, byavugaga ibikorwa byo kwishyira ku karubanda. Ibi bivuga ko ukora umwuga w'uburaya cyangwa utanga serivisi runaka zigendanye n'ishimishamubiri yiyamamazaga ku karubanda, ndetse akaba azwi nk'utanga izi serivisi. Hari ibikorwa bakoraga bigamije kugaragariza abagabo cyangwa abagore ko bakora uyu mwuga. Nk'uko tubisoma ku rubuga Women Antiquary Worldplace, indaya cyangwa abatangaga serivisi z'imibonano mpuzabitsina bambaraga umwambaro bita toga. Toga ni umwambaro wari ugenewe kwambarwa n'abagabo. Umukobwa wabonwaga mu ruhame awambaye byari ikimenyetso ntakuka ko ari indaya. Umwambaro wa kabiri ni umwambaro wa ntawo. Mu gihe cy'Abaroma, indaya cyangwa prostitute bamamazwaga mu ruhame cyangwa ku karubanda kugira ngo batazavaho bitiranwa n'abandi bantu biyubashye bagenderaga ku mahame yo kutiyandarika. Muri iki gihe abakobwa bakoraga uyu mwuga bitwaga harlot cyangwa whore. Ho ni ijambo ry'itesha agaciro rikoreshwa mu kuvuga ko umukobwa runaka akora ibikorwa byo kwicuruza. Iri jambo riracyakoreshwa kugeza ubu, aho uzumva bavuze bati uyu mukobwa runaka she is a whore, bivuze ko ari indaya. Imyambarire y'abakoraga uyu mwuga muri iki gihe ijya gusa cyane n'iyo mu gihe cyashize. Nubwo abakobwa bicuruza batambara ubusa buri, ariko bambara imyenda hafi ya ntayo. Nubwo imyambarire yabo itandukana bifatiye ku muco, mu bihugu biteye imbere aho kwambara imyambaro runaka ari amahitamo ya buri muntu, abakobwa bicuruza bambara imyenda migufi cyane cyangwa utwenda tw'imbere, ubundi bakajya ku karubanda. Ibi ni ikimenyetso ku bagabo bakeneye ibi bikorwa byishimisha mubiri ko umukobwa wambaye atya atanga izi serivisi. Ikigaragara ni uko uyu mwuga ukuze cyane kandi ukaba ufatwa nk'usuzuguritse. None se ni kubera iki uyu mwuga ukomeje kwigaragaza mu bice bitandukanye by'isi? Mu bihugu bikiyubaka aho ubukungu buba buri hasi, uyu mwuga w'uburaya usanga ukorwa mu kugira ngo uwukora abone ibimutunga ndetse n'ibindi nkenerwa mu buzima bwa buri munsi. Kuba ibi bihugu bikirwana no kuba abaturage babyo babona ibibatunga bifite icyiciro cy'abakobwa cyangwa abagabo bicuruza, bishobora kujijisha benshi bakitiranya uyu mwuga w'uburaya n'ubukene. Ndetse rimwe na rimwe mu gihe cyo gushaka igisubizo kirambye cy'iki kibazo cy'uburaya, hakaba hashobora kubaho kwibeshya ku muti cyangwa igisubizo cy'iki kibazo. Imitekerereze y'uko ubukene ariyo soko ndakuka y'uburaya inyomozwa no kugaragara k'uyu mwuga mu bihugu bifite ubushobozi, aho abaturage babyo babona ibikenerwa by'ibanze bya buri munsi bitabagoye namba. Mu yandi magambo, baba bafite ibyo kurya, ibyo kwambara, aho kuba ndetse n'ibindi. None se ni ibihe bintu nyakuri bitera abakobwa cyangwa abasore kuyoboka imihanda bagatangira uyu mwuga ubonwa nk'ugayitse mu maso ya benshi? Mu biganiro bamwe muri abo bakobwa bicuruza bagiranye n'urubuga rukorera kuri YouTube rukora ibiganiro birebana n'uku kwicuruza kwabo, impamvu zabibateye ndetse n'ingorane bahura nazo muri uyu mwuga, abakobwa bagaragaje impamvu nyamukuru muri nyinshi zituma bayoboka uyu mwuga ubonwa na benshi nk'ugayitse. Impamvu ya mbere, kuvukira mu miryango idashinze imizi, broken families.
iyi miryango usanga ihoramo amakimbirane ndetse bikanarangira habayeho ubutandukana kw'aba babyeyi. Mu gihe cy'aya makimbirane abana ntibabasha gutuza mu mutwe, batakaza imbaraga zo gukurikirana amasomo yabo ndetse bikarangira bacikishirije amashuri yabo. Ukwisanga hanze ku isoko ry'umurimo badafite ubumenyi buhagije bitera bamwe muri bo cyane ab'igitsina gore kuyoboka inzira y'uburaya. My childhood was very dysfunctional. It was very dysfunctional. I remember from a very early age, I'd probably say 3 or 4 years old, my dad would take me with him to go and cheat on my mom. And I remember, and he used to do this for me it felt like a long time because I remember going to school and my dad, I remember going to school and mu gihe cy'ubuto bwanjye nta cyagendaga. Ubuto bwanjye bwaranzwe no kuba mu muryango urangwa n'amakimbirane n'ibibazo. Ndibuka neza mu buto bwanjye ubwo nari mfite imyaka hagati y'3 kugera kuri 4, najyanaga na papa agiye guca inyuma mama. Papa yanjyanaga mu zindi ngo z'abagore bafite abana agiye guca mama inyuma. Ndibuka ubwo nabaga ngeze ku ishuri nabwiraga abarimu n'abanyeshuri ngo mfite abavandimwe 18, ubundi bikabatangaza bakagira ngo ntabwo ndi muzima. Mama yarabimenye arambaza ati kuki uvuga ko ufite abavandimwe 18? Ubundi ntiyabitindaho kuko nta kintu yarazi, nyamara atazi ko ibi mbikura kuba papa yaranjyanaga ku bandi bagore bafite abana benshi agiye gusambanayo. Ikindi nanone papa yari umunyamahane, yaraduhohoteraga akatoteza mama. Ndibuka neza ubwo yakurubanaga mama akikiye karumuna kanjye gato, yaramukurubanye ku maesikariye amukura mu nzu amugeza hanze ari nako amukubita. Mama yariho arira, ntabwo nabashaga kumva impamvu papa akora ibyo yakoraga. Ntabwo numvaga impamvu papa yagiraga uburakari bwinshi. Yaradukubitaga cyane, nta kintu twakoze. Umunsi umwe yarambwiye ati njyewe na mama wawe tugiye gutandukana, ati ubu ngiye kwimukira mu yindi leta, aturajyana nanjye. Naramusubije nti oya, nashakaga gusigarana na mama. Aransubiza ngo yarangije kugura tike yanjye. Mu gihe kidatinze nisanze mu wundi muryango urimo abana benshi, aho hari ku mugore wundi wa papa. Nabuze uko nakwifata ubwo nabonaga papa asomana n'undi mugore utari mama. Byarangoye kubyumva. Ubuzima bwanjye muri uyu muryango mushya urimo abandi bana bwarangoye cyane. Umunsi umwe naricaraga nkarira nkavuga nti icyama nkabona mama. Ibi ntibyashobokaga kubera ko yari yarasigaye mu birometero 1000 mu kandi gace. Mu gushaka uko nava muri ubwo buzima nashatse boyfriend, turabana, ubundi birangira amfashe nabi, anciye inyuma, ubundi turatandukana. Ubwo naburaga akazi nahisemo kuyoboka urukuta rwamamarizwagaho ibikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina. Aha niho nahuye n'umugabo wa mbere. Byarangoye kubyumva. Ubuzima bwanjye muri uyu muryango mushya urimo abandi bana bwarangoye cyane. Umunsi umwe naricaraga nkarira nkavuga nti icyama nkabona mama.
ibi ntibyashobokaga kubera ko yari yarasigaye mu birometero ibihumbi mu kandi gace. Mu gushaka uko nava muri ubwo buzima nashatse boyfriend, turabana, ubundi birangira amfashe nabi, anciye inyuma, ubundi turatandukana. Ubwo naburaga akazi nahisemo kuyoboka urukuta rwamamarizwagaho ibikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina. Aha niho nahuye n'umugabo wa mbere. Well, I just tell everybody all over because I grew up in like foster cares and juvenile halls and stuff like that. So I lived everywhere from Long Beach to here in LA, the Valley, Iowa. Iyo umuntu ambajije ngo ese wakuriye he, ndamusubiza nti nakuriye ahantu hatandukanye, mu duce dutandukanye, mu miryango itandukanye ndetse n'ahandi. Ababyeyi banjye bantaye mfite amezi 2 gusa. Mama yari yarazonzwe n'ibiyobyabwenge ndetse anakora uyu mwuga wo kwicuruza. Papa yari muri gereza, navuye mu ishuri hakiri kare ntarangije amashuri abanza. Muri icyo gihe nabaye ikigenge, ntabwo nari nkiri umwana wo kurindwa. Ubwo natangiraga akazi k'uburaya nari mfite imyaka 13 gusa. Middle school, I was no longer DCFS, I became probation and I went to juvenile hall. And from there I just like basically stopped going to school. When I started working I was about like 13. Impamvu ya kabiri, imwe mu mpamvu zakunzwe kugaragazwa n'abana bato bari mu kigero cy'imyaka 15 na 22 bakora uyu mwuga. Ubwo basobanuraga uko batangiye uyu mwuga wo kwicuruza, bagarutse cyane ku kuba barashutswe cyangwa barawujyanwemo n'abo bitaga inshuti zabo cyangwa bagenzi babo. Aba bakobwa bishoye muri uyu mwuga ku nshuro ya mbere atari uko bafite ubukene, ahubwo ari uko bashakaga kugerageza ibyo babwiwe na bagenzi babo. Babikoraga bagerageza ngo bumve. Uburaya nubwo bukorwa nk'akazi ariko nabwo bushyirwa mu rwego rw'ibiyobyabwenge bigira umuntu imbata, addictive. Ibi bivuze ko uwutangiye bitamworohera kuwureka. My first encounter was I wanted to be a prostitute because I went to juvenile hall. I was a very bad kid, and I ended up going to juvenile hall. When I was in juvenile hall, I had a lot of time to do, and I ended up meeting a lot of young girls being prostitutes. Nahuye n'abandi bana b'abakobwa bakoraga umwuga w'uburaya. Bari abana bato bafite imyaka 12, 13, 14 kugera kuri 17. Baganiraga kuri aka kazi bakora nk'ahari akazi keza kabateye ishema. Numvise uburyo bigambaga kuba bakorera amafaranga menshi mu gihe gito. Naratangaye nkibaza nti gute akana nk'aka gafite imyaka 12 kabasha gukorera 1000 mu ijoro rimwe. Nkivaho narindi naravuze nti guhera ubu nanjye ngiye kuba indaya. Nuko natangiye umwuga. Ubwo nahuye n'umusore witwa nakwita manager cyangwa pimp, aranyambika donc ngira neza mba umukobwa mwiza. Ubwo ntangira umwuga. Ku munsi wa mbere nakoreye amadolari 500 ku isaha imwe. Naravuze ngo yewe ntabwo nari nzi ko ndi mwiza kuri urugero. Guhera ubwo nakomeje umwuga. What I had, that much body I had, and a cute face, you know what I'm saying? I was just fresh out of YA, you know what I'm saying? Still kind of like boyish, still kind of like a tomboy. So when I met him, he put me in a dress, and I started seeing how much attention I can get. And you know, my first night, he asked me to do it for him. My first night, I made $500 in 1 hour. So I'm like, oh, I'm pretty, you know, I'm this, I'm that, and I never looked back from there. And
Nk'uko tubigaragaje muri iki kiganiro, umwuga w'uburaya ugaragara mu bice byinshi byo ku isi, haba mu bihugu bikize ndetse n'ibikiyubaka. Impamvu zishora abana b'abakobwa cyangwa b'abahungu muri uyu mwuga mu bihugu biteye imbere zitandukanye n'izo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Uko byaba kose, uyu ni umwuga ufite kurwanwa cyane cyane biturutse ku babyeyi. Izi mpamvu tubabwiye ni nke muri nyinshi zigarukwaho n'aba bicuruza. Mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tuzabagezaho izindi mpamvu zitera aba bana kuyoboka uyu mwuga. Ntimwibagirwe gukora subscribe, like, gukanda ku nzogera ndetse no gukora share. Turabararikira igice cya kabiri kizakurikira iki kiganiro. Tubifurije amahoro n'uburumbuke mu byo mukora byose.